G Electronic yakuzaniye ubuhanga buhanitse. Waba wari ufite telefone ukaba waribagiye email cyangwa ukaba ushaka ko bagushyiramo email, byaroroshye gana G agufashe. Sinibyo gusa tukadukuramo ama password muri telefone yananiranye, sinibyo gusa twestamo na application zose zishoboka. Izi telefone mureba hangaha zose n'izindi zaba ari Apple cyangwa iPhone cyangwa za Infinix zose, hano tuzikuramo password. Nta bundi bufasha nga tugufasha no kugira ngo tukwereke ukuntu twakuramo password ikaba yarakurane muri telefone yawe, kwa kuntu ushaka kwashyamo nka password ikakunane. Waba warabonye ikibazo kimeze nk'uko nguko se ukakibazaho se, cyangwa ukana ikibazo kimeze nk'uko ukakibazaho, nibyo koko byose hano turabikora muri G Electronic, turagufasha neza ku giciro gitoya. Na handi wabisanga ni kwa Electronic. Sinibyo gusa tugufite kwa twakuramo password gusa, sinibyo gusa ukaba waribagiye email, nabyo turabigufasha. Si ibyo gusa telefone ikaba yarameze uko nguko, nabyo turabigufasha. Waba ukeneye kwestamo za Instagram, ngwino tugufashe, nta kindi kintu bisaba. WhatsApp naho turabikora nta kibazo, twestamo WhatsApp tukanazikora neza nta kibazo. YouTube nazo zikaba zarakunaniye, na handi wabisanga, ngwino tugufashe. Se cyangwa application za Facebook, ngwino tugufashe. Ukeneye ibindi bisobanuro watugana aho dukorera, ntago ari kure cyane, wahamagara kuri nimero yo kuri screen yawe tukagufasha. Thank you very much. Yo so my people guys, aracyari wa muhungu wanyu ndongeye ndagarutse. Wibuke ejo niko nari nabahaye indirimbo yo mu gishinwa, ariko ndabizi ngo harimo abantu babifashe nayo bavati ati ntabwo zikurapa mu gishinwa ibikini bikingo barihutishaga bascoringa, ariko amabwi ati noneho nongeye niteretse kamera hasi ngaruka mu bizuru bya kamera do nagarutse. Bambwira ati mukore subscribe, mukore comment kugira ngo tubasha kwa twabona ibihangano dukora hangaha. Murabona ko rero stage rero ariko muranyihanganira rero, kuko everywhere ahantu hose ngena mpafatira show za danje. Nimba mbwira ati biracyari danje, munyihanganira uyu munsi nta mutumirwa nazanye, maze iminsi nirimba nanjye nyine. Abatumirwa umuntu tugiye kujya tubazana muri iyi minsi. Ajya nkwibutse ura subscribe, aracyari gasaku wanyu kugira ngo tubashe kwa twabona ibindi bihangano. Bafitiye indirimbo yanjye, iyo ndirimbo urayizi bayita Imana y'imihanda se cyangwa uyiti imihanda iragoranye papa wanjye. Iyo ndirimbo rero ndi kujya mbabwira ati iri muri studio ubu ngubu irenda kuza original. Iyo ndirimbo irazi ijya down, nako irazishyira down yandi ya Jackie na buri nguni ngo bita ngo bari hanze. Iyo ndirimbo yo nimbi cyane, yo ni bari hanze ra ngo turi hehe oya yego shanga bambuze bari hehe. Iyo ndirimbo rero irazi ishyira hasi kuko ngiye gusora indirimbo yatanje. Twagiye tangira umurikirane mbanze gutemo show. Twagiye bayita imihanda street. Iyi mihanda ni street iragoranye, soko bamwe muri life siko babibona. Iyi nzira wallahi kuyicamo biragora, ni nayo mpamvu nge nahisemo inzira ya muzika, kuko ntabwo byari bigoranye cyane. Life y'ubuzima bugoranye, iyi street z'imihanda ziba zigoranye, suko turi kuri kene kuri ze friend life, suko set like see private and die, uko ubuzima burahinduka. Yo so my people guys, ndajyamba bwira ati iyo ndirimbo iracyari coming soon, ariko ntabwo nayirangiza. Reka nongere mbatemo mbakubitemo igitero cya kabiri. Suko turi ku mutima, suko tuba twiyanze kuko uri mukici. Iyi mihanda di street kuko birabigoranye cyane. Iyi street irimo iracanga abanega, ariko niko dushaka rare ku mupeso. Iyi mupeso wala ishobora kuba ugoye kuko niringa kumere hanze. So people mutwihanganire, reka dusubire ubutaha kuko indirimbo ntabwo ndayifata neza original, ariko iri coming soon. Muzabona kuri Gasoro Comedy. Please kora kuri like, ukore comment, ukore kunzogera, wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kwabona ibihangano bisohoka hangahe. Ingira cyari Gasoro Comedy, kandi mukomeza gukora share ahantu hose. Bye bye, ndabakunda. Ciao ciao. G Electronic yakuzaniye ubuhanga buhanitse. Waba wari ufite telefone ukaba waribagiye email cyangwa ukaba ushaka ko bagushyiramo email, byaroroshye gana G agufashe. Sinibyo gusa tukadukuramo ama password muri telefone yananiranye, sinibyo gusa twestamo na application zose zishoboka. Izi telefone mureba hangaha zose n'izindi zaba ari Apple cyangwa iPhone cyangwa za Infinix zose, hano tuzikuramo password. Nta bundi bufasha nga tugufasha no kugira ngo tukwereke ukuntu twakuramo password ikaba yarakurane muri telefone yawe, kwa kuntu ushaka kwashyamo nka password ikakunane. Waba warabonye ikibazo kimeze nk'uko nguko se ukakibazaho se, cyangwa ukana ikibazo kimeze nk'uko ukakibazaho, nibyo koko byose hano turabikora muri G Electronic, turagufasha neza ku giciro gitoya. Na handi wabisanga ni kwa Electronic. Sinibyo gusa tugufite kwa twakuramo password gusa, sinibyo gusa ukaba waribagiye email, nabyo turabigufasha. Si ibyo gusa telefone ikaba yarameze uko nguko, nabyo turabigufasha. Waba ukeneye kwestamo za Instagram, ngwino tugufashe, nta
kindi kintu bisaba. WhatsApp naho turabikora nta kibazo, twesitamo WhatsApp tukanazikora neza nta kibazo. YouTube nazo zikaba zarakunaniye nta handi wabisanga, ngwino tugufashe, cyangwa application za Facebook ngwino tugufashe. Ukeneye ibindi bisobanuro watugana aho dukorera, ntago ari kure cyane, wahamagara kuri nimero yo kuri screen yawe tukagufasha. Thank you very much.